nifuje kuzabasura mu biro nkareba nibura ibintu muba murimo mukora rwose munyemereye urashaka kureba uko wazaba perezida kugutumira nzagutumira uzunsure ariko ntabwo bizakugira perezida hari ibintu uzagomba gukora ngira ngo ngewe ahari nabaye na perezida ku mahirwe ntabwo ari ibindi ubwo ariko nukora neza nka injiniya abaturage bakagira icyo bakubonamo bashobora kuzakugira perezida igihe cyawe ariko ibyo nabyumvise nzashaka uko ngutumira uzunsure cyangwa nzabatumire mwese ariko kubera ko ntabona aho dukwirwa twese ko tungana dutya nzagenda ntumira bake bake kugeza igihe ntabwo ngewe ari ikibazo mfite igitekerezo cyangwa nk'inama. Nitwa Gasirabo Gregoire niga mu Buhinde niho ndangirije nkaba ntorezwa mu isibo y'icyerekezo hano mu Ndangamirwa. Ngewe n'umuvandimwe mugenzi wanjye mu Buhinde twakoze agapage kuri Facebook kitwa Country in Heart Flag in Hands. Ni network twumvaga ko urubyiruko twese baba mu mahanga twazajya dukoresha ducommunicatinga cyangwa se hari nka gahunda dushaka kugezanyaho nk'umuganda n'ibindi bintu baba batazi byinshi. None nifuzaga ko nimba byakunda ubuyobozi bwabidufashamo nka Minisiteri y'Uburezi ikazatwereka umurongo cyane ngenderwaho cyangwa nk'uburyo twabikoramo kugira ngo bibashe kuduconnectinga aho turi hose ku isi bitandukanye, kubera ko nta bundi bumenyi budasanzwe dufitemo. Ntago ari niga muri economy, nuko gusa ari initiative twagize tukavuga ngo tugire ikintu duhurizaho tujye ducommunicatinga. Nicyo kintu nashakaga kuvuga. Ni byiza cyane, ibyangombwa warabikoze, igisigaye ni ukubakiraho nyine ku byo mwakoze, ahubwo no kubafasha aba bantu. Minisita wabyumvise, abantu ICT, yes, aba bantu they deserve support. Nitinda kukugeraho uzambwire hanyuma ngo he wataye kana undi